intego zanjye ntabwo ari ukubakoma mu nkokora ahubwo intego zanjye ni ukubahira ikosora umunsi nazaga nasanze mwikomanga mu gatuza mbakubisa kapera mwese muhita mutuza nahise mbaramiza amata ndebe ko mwavi ubuzima gusa nasanze muremanywa umutima mutinda ubu mpisemo kuba kuko nta heza hisi ibi nabimenye muri ya lockdown je nabatumye inkende zibabwire ko ntaraza none zarazaririye izindi zarazangaraye ntabwo nakomeza gutegereza nkazanzererezi iki nicyo gihe ngo mbashyirireho iherezo mwe shyamba ry'inzitana aho niho nzandi igisubizo impamba yanjye ntabwo nzigera nyibwira yago niwumviye indirimbo uzasubiza inyuma kenshi uzasangamo ukuri kwinshi najonyetsemo iyi ngoma muzayimpere babaraho ku mbuga kuko nabonye yaramaze kutugira ibimuga nitugitegereza showbiz za weekend niwumviye indirimbo wiko ko nanjye nk'igihembo kuko iri kamba rya Karigombe nibyo nakuye muri birombe manu ndenze iki gikombe cy'abanzi banje bambonamo ifeza mena impamba yanjye genye igenda nakuriroho nubwo mboni zabo bazira munda Yes, kama nanje ngusuzo kuri Cyumutago TV nizere ko umeze neza cyane ni chekechwa owamo from Mutako TV. Subscribe, like, share ndetse na comment bikeneye kugira ngo amakuru tugiye kukugezaho itiyabona utiriwe ujya kudushacinga hose. Wifuza dusura abantu bagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye ariko cyane cyane tugaruka ku byamamare tugaruka ku mateka twaza gusenya byanze gusenyuka bya bibambasi nyine ko tubisenye tuzatwerekana ibyiza byose n'ibibi tukabishyira hanze kugira ngo ukuri kwigaragarize muramuzi yayikoze byinshi bigiye bitandukanye Primus Guma muramuzi cyane yanditse amateka n'ubu aracyayandika ni umustar ni cyamamare twamwakiriye mbere yo ko duherukana umwaka 2020 utaragaragayemo neza ibyishimo ndetse nawe ntago yagaragayemo kuko guhera 2011 kugeza 2018 yakoze byinshi muramuzi ariko reka atangire abibwira ariko arabibwira muri yanganzo kugira ngo bumve se niwe cyangwa siwe araza no kwivuga yo ndi munyurangabo wa rurangwa mbadukose kimondo cya sebantu horotera ntimbarwa rwo mu rwo karishya rwa kimeza miryango nka musinga utari umusigano nka umusizi utari umusizi nisano ryanjye n'umuziki no kusigasira nyita siri true Karigombe nyita siri true Karigombe yeah Angela kubitire ko muri ni rap ni iki bibangubitiremo ko uri umusizi ariko bakubitemo na inzozi zanjye zamaze guhinduka impamo amagambo gumva na rubanda nayo ni impamo nige muraperi muto utagira ibigaragenda mu batangazwa no kuba mbakusanya ari amatsinda ntabwo nabitindaho kuko ibyo barabizi nige kirombe kitiriwe izina Karigombe kubura amahoni mbone nge mbifata nk'igihombo nubwo kubivuga kenshi bitinjiza n'igihumbi intego zanjye ntabwo ari ukubakoma mu nkokora ahubwo intego zanjye ni ukubahira ikosora umunsi nazaga nasanze mwikomanga mu gatuza mbakubisa kapera mwese muhita mutuza nahise mbaramiza amata ndebe ko mwavi ubuzima gusa nasanze muremanywa umutima mutinda ubu mpisemo kuko nta heza hisi ibi nabimenye muri ya lockdown je nabatumye inkende zibabwire ko ntaraza none zarazaririye izindi zarazangaraye ntabwo nakomeza gutegereza nkazanzererezi iki nicyo gihe ngo mbashyirireho iherezo mwe shyamba ry'inzitana aho niho nzandi igisubizo nije muraperi umwe rukumbi wize umuziki mu Rwanda kuva u Rwanda rwaremwa muzasome mu bitabo ntibyari korohiyo nagararira nyundo muri uru ruhando ryari kuba ishuri ry'amabande n'abahogoza gusa kubw'injyana yacu nahazamuye ibendera abaraperi baza ubwenge nibo banyegera bakambaza bati ni gute uvanga rap ya street ni rap ya solfege ni gute ujye uvuza ingoma nanarapa ukagumana iyo tempo ntujye kontreta ubwenge nabugenge Karigombe ndi nyargenge ubwo mukanyura mbaza n'impamvu nta biyobya bwenge nkwa ninjiye muri gigemu nyishyizeho umutima ngerageza kugendera kuri inzira z'umwijima ni wumva indirimbo wiko ko nanjye nk'igihembo kuko iri kamba rya Karigombe nibyo nakuye muri birombe manu ndenze iki gikombe cy'abanzi banje bambonamo ifeza mena umuraperi nyawe nakubwiye amateka ye afite amateka menshi umusaza Karigombe uramwumva muri rap nziza irimo amagambo ati kubura mahoni bone nicyo gihombo mbifata nk'igihombo nubwo bitinjiza n'igihumbi twatangiye ikiganiro cyacu ubifata nk'igihombo kubera ko kuvuga ngo kubera ko dufite abatubanjirije niyo mpamvu dukora ibi bintu so rero kuba mahoni bone yarabikoze muri kiragiye agakora icyo agomba gukora ariko nyuma yaho gato tukamubura shimira n'abaje nyuma ye bagafatiraho yarageze bagatanga umusanzu wabo kugira ngo uyu munsi tube tugikora hip hop ni icyo gihombo twagize ariko ndabizi neza ko kubivuga kenshi bitinjiza n'igihumbi hari n'uwibaza ngo kubera ikindi kubigarukaho uyu munsi kandi nanjye ndi umuraperi ahubwo ni ukumuha agaciro
ko ibyo yakoze icyo gihe mvuga nti basi yakomeza gukora wasanga hip hop mu Nyarwanda yakabaye iri ku rwego mpuzamahanga. Ni Karigombe uramwumva twatangiye, ariko nanone abatamuzi abamubonye bwa mbere kuri channel yacu, ariko abandi baramuzi, ariko we n'abana bakuze vuba aha ngaha, abaraperi b'abana nyine banishaga bakuze vuba bajye kumenya byinshi byo bitandukanye. Ubundi Karigombe ni muntu ki, wavukiye urakoze cyane. Karigombe ni umuraperi nyarwanda wavukiye mu gihugu cy'Ubugande, akaza mu Rwanda ari umwana muto, agatangira amashuri ye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Ngoma, nyuma akaza kujya mu itsinda ryitwaga Street Soldiers, yari igizwe n'abasore batatu bakorana indirimbo ya mbere yitwa Umubyeyi Gito muri F2K kwa Davidenko. Nyuma yaho Karigombe yakoze indirimbo ze ku giti cye mu 2013. Mu 2014 nibwo yatsindiye amarushanwa yo kujya mu ishuri ry'umuziki ku Nyundo, yiga ku Nyundo kuva mu 2014 kugera mu 2016, ari nayo promotion ya mbere yari ibayeho. Akaba ari we muraperi, ari mu baraperi bize icyo gihe. Nyuma yaho mu 2017 Karigombe yasohoye indirimbo ye ya mbere avuye mu ishuri ry'umuziki ayita Never Give Up. Nyuma ya Never Give Up akurikizaho indirimbo yitwa Kigali Party yakorewe na Igor Mabano, twiganye ku Nyundo, nanamushimira cyane. Nakurikijeho indirimbo yitwa Muduha Inzira ndi kumwe na Bulldogg na Mani Marite, nabo mbashimira cyane ku musanzu wabo kuri kariyeri yanjye. Nakurikijeho indirimbo yitwa Urudashoboka ndi kumwe n'umukobwa twiganye ku Nyundo witwa Nema Rehema, nawe mushimira cyane. Nkurikizaho indirimbo yitwa Sandra, yo nayikoze ndi njyenyine. Hanyuma nkakurikizaho indirimbo yitwa Umunyerezo ndi kumwe na Safi Madiba. Ubu twari tugeze ku ndirimbo yitwa Hamba muri Roho. Hamba muri Roho wamwumvishe, nakubwiye ko ntumira abantu bagiye batandukanye no mu bice bigiye bitandukanye, amateka ni menshi yanyuzemo, ariko hari indirimbo warumbwiye gato waririmba nyura mu koga ryanyibutsa Nema Rehema. Nema Rehema aryo bita Urudashoboka. Urudashoboka irandirimbo nyikunda kubi bankubitemo akavansi babarira, irandirimbo Urudashoboka ni urudashoboka pe. Yego ndi kugukunda urudashoboka, gusa umutima wanjye urakunyotewe, ndabizi ko ufite undi kandi murambanye, ibizaba byose nzabyakira kuko yo kubanga ukunda ndagukunda ibyo urabizi, gusunye medede tuba inshuti zisanzwe kuko kubakunda muri babiri ntibyanyorohera, kandi rega y'umukunzi wanjye nkunda kuba mfuhira kubi, iteka iyo turi kumwobo umonye bagizanya mari ibyiza nkorera sinabirenza amaso, ukuntu humura ukuntu nkurura ibyiza nkorera n'impamo ndumva ngiye gusara. Sasa amasomo bo mpajya nayabwiwe kera nayabwiwe kuva kera, sinzi impamvu yawe mbereye ikizami. Ni urudashoboka nyine bashatse kuvugamo kuba wakunda umuntu urudashoboka. Impamvu Karigombe nagutumiye nuko hari abakunzi b'Umutako TV n'abafana muri rusange bavuze ati ese akamanage bazamudushakiye akatubwira ahari muri no minsi, ndetse akatubwira ibyo duteganyirije 2021. Uraza no kutubwira urugendo rwawe muri no covid ikomeje kutwibasira, wa mwaka twavuyemo twese tutazibagirwa, byari byifashe bite? Ni umwaka utari mwiza, ariko ku ruhande rwanjye n'umwaka mwiza kuko nagize igihe cyo kwandika indirimbo nyinshi, ku buryo umuntu wibaza wenda ati ndi guteganya iki cyangwa ko nabuze, ntabwo nari narabuze, ahubwo nari ndi gutegura kugira ngo nzazane ibintu biri kuri standard. Ni umwaka rero wabaye uw'imvange, hari ibintu byiza byabaye, hari ibintu bibi byabayemo, ariko hari n'ibyiza twabyungukiyemo nk'abahanzi. Twabonye umwanya wo kwandika nta pressure yo kuvuga ngo wenda ngo bimeze gutya, ahubwo ukabanza ukitondera ikintu cyawe ku buryo ukizana wagiteguye neza. Nko muraperi ni uruhe ruhare wagize mu rwego rwo gutanga ubutumwa bwerekeye n'ibi turimo bitoroshye bya covid, ndetse n'ibyo turimo turagenda tuvamo, dore ko tumaze amezi igera mu 10 tugihangana n'iki cyorezo? Urakoze cyane. Ubutumwa ni bwinshi nagiye ncisha ku mbuga nkoranyambaga, kuko twakurikiraga n'amaradiyo tukumva uko bimeze, ariko ubutumwa n'ubu bwatumye mva mu nzu nkaza hanze. Ni indirimbo yanjye yitwa Hamba muri Roho. Kuvuga ngo niba uhuye n'iki cyorezo nta kintu washobora guhinduraho, aho kugira ngo uheranwe n'agahinda cyangwa
ugumeyo nyine uheranwe n'iki cyorezo kandi ntacyo wahindura, ahubwo wahamba muri roho ibitagenda neza, ahubwo ugashaka intsinzi y'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza, ukoresha neza inama batugira, kwambara agapfukamunwa neza, gukaraba intoki igihe uvuye mu rugo cyangwa ugiye ahandi hantu, guhana intera hagati y'umuntu n'undi. Ibyo byose ni ibintu tugenda tubwirwa buri munsi, ariko noneho nkavuga nti ibyo bintu ntuheranwe nabyo, ikitagenda neza ugihambe muri roho, aho gushaka intsinzi yawe y'uburyo iki cyorezo ejo n'ejo bundi gishobora guhagara cyangwa kikarangira, hanyuma ntuzabe warasigaye. abo babyumvishe. Karigombe, tukiri ahandi wenda muhahise, ariko burya gusubira inyuma mu mateka aba ari byiza. Ukimara gutorwa nk'umuhanzi w'umuraperi mwiza watsinze kugira ngo ajye kwiga mu mashuri y'ubumenyingiro ku Nyundo, wabyakiriye? Narishimye cyane kubera ko ntabwo nari nzi gucuranga, kandi nakoze competition ndi kumwe n'abantu bazi gucuranga, abaririmbyi. Njye ndi umuraperi, ntabwo nari narabonye umuraperi wize umuziki mu Rwanda ngo mvuge ngo ndi refera kuri we, ahubwo ni ikintu ninjiyemo mvuga nti niba umuntu yarazanye hip hop mu Rwanda, kubera iki none njyewe ntaba umuraperi wa mbere wize umuziki mu Rwanda. Narabyishimiye cyane rero kumva ko ngize amahirwe yo kuba nakora akazi nize, nk'uko uhitamo section yindi yose mu buzima busanzwe. Ukimara kugera rero ku Nyundo, wicaye utuje, utangiye umuziki wawe muri rusange kuyiga kugira ngo umenye neza, dore ko tubwiye ko nta muraperi uzi wari wize umuziki ku buryo wamufatiraho urugero. Ukimara kuhagera n'iki cyakugoye, abantu bahasanze dore ko atari wenyine bakwakira? Abantu nahasanze rero ntabwo bakoraga nk'ibyo dukora. Njye nagiye muri promotion ya mbere, challenge twahuye nazo ni ibintu bishya twinjiyemo twese. Ntabwo navuga ko ari ku ruhande rwanjye gusa, ni ishuri ryacu ryose ryari ribaye rya mbere bagiye gutangiriraho. Twatangiye wenda hari ibikoresho bidahari ku ishuri, nk'ishuri rigitangira nyine. Ariko icyo nishimira nuko nagezeyo nkiga gucuranga ingoma. Ikintu cyangoye nkigerayo ni ukuvuga ngo wenda ndabona wowe ufite gitari uri gucuranga, njye ntacuranga, nkabona ucuranga ingoma, njye ntacuranga, nkabona ucuranga piano, njye ntacuranga, ahubwo time yanjye yose nyifata ndi kwandika lyrics. So nageze igihe rero ngira amahirwe ndabyiga ndabimenya, ku buryo navuyeyo ndi umuraperi uvuza ingoma nanarapa. Ariko Karigombe, hari akantu wenda unyuzemo, ati nabonaga bamwe bafata gitari, abandi bamwe bafata ingoma, ariko ubundi umuraperi atari ibyo abona biri imbere ye agahitamo ikintu agahita gikubitamo vasi, hafi biragoye bro. Hip hop buriya hip hop hari abantu bayifata nk'injyana yoroshye, ariko uzafate nk'umuntu umushyire nko kuri stage umubwira ati ririmba indirimbo y'uyu muntu yose uyirangiza, ibintu ni bibiri. Iyo ururimi rutagobwe ngo wibagirwe lyrics, imyuka iba mikeya bitewe nuko bisaba nyine gufokasinga kuri icyo kintu. So rero ntabwo navuga ngo ni ibintu byoroshye. Ubu wamajije kumara kwiga, ubu ni fresh cyangwa hari ibintu gikeneye kungukaho? Nasasha ibintu nize nta nubwo biri mu cya kabiri cy'ibyo nshaka, ahubwo nabonye iby'ingenzi byamfasha muri kariyeri yanjye, ariko ngize amahirwe nkabona ahandi nkomereza kwiga umuziki byanshimisha cyane. Ugize uti ngize amahirwe wumva wagira bigakomeza kukugendekera neza, ni gute? Ni ukuvuga ngo buri muziki urahenda bro. Umuntu uri gukurikira iki kiganiro azafata umugitariste amubwiye ngo anyigishe ku isaha yumva amafaranga azajya muca, mu cyumweru ayabare, ku kwezi ayabare, noneho bari gihembwe. Umuziki urahenda. Nuko twagize amahirwe nyine, leta yacu nshimira cyane, muri kiriya gihe cyacu yaraturihiriraga nyine ku buryo ubifata ukuri icyo ugomba gukora wowe. Rero umuziki urahenda, niyo mpamvu uvuze ngo ngize amahirwe, kuko ubushobozi bwo kwiga umuziki burahenze. Cyeka nimara gukora umuziki wenda nkaba hari uburyo maze gusevinga cyane, kuko ndacyari gutangira, ntabwo ndagira amafaranga menshi ku buryo nakishyuriza umuziki nkakomeza no gukora umuziki nanone.
Okay, Karigombe, hari n'ikindi kintu wagarutseho urimo gushimira abantu, ariko hari ahantu washimiye Igor Mabono uhatina nk'amasegonda agera muri 5. Igor Mabono umufata ute kuri wowe, umuntu umuhanzi ubona ute, ese kuki wagarutseho umushimira cyane? Igor ni umuntu twiganye ku intebe y'ishuri Imana, imyaka 3 buriya ubana n'umuntu ntabwo bari mike, no kwigana n'abantu hari umuntu bari iniga yawe nyine tu cyane kurusha abantu. Niyo mpamvu kandi yatanze umusanzu we kuri nge, ankorera n'indirimbo muri Kina Music nyine iriya namushimiraga. Numva ari ibyo byatumye muvugaho ko ngewe niyo mpamvu nawe ngushimira ku kiganiro wamaye. Buri muntu ugize ikintu amfasha kuri kariyeri yanjye ndabizirikana. Turacyara tubwire rero ukiye muri Guma Guma Superstar, nubwo yarangiye, nubwo tutazi nimba izanagaruka, turakwibuka cyane wa bekingaga cyane Riderman, hari abahavanye irihe somo? Nkuko soyo gato muri Guma Guma buriya Riderman arimo twaye tutaramenyana, ahubwo ngiye twatangiye gukorana nyuma yaho, twakoranye ahubwo mu Iwacu Muzika Festival Guma Guma itakiriho. Ahubwo ngiye hari ama stage nigeze kujya nagize mbere muri Guma Guma, nka Guma Guma ya 2017 finale yayo nararirimbye stage yanjye ko yari yacuranzwemo na Sebe ya band twiganye ku Nyundo mu kirayo mahirwe. Guma Guma rero isomo narikuyemo n'ubu ni nka stage nari ndimo kuvuga ngo ibintu nkwiye ku ntebe y'ishuri, noneho hanze ku kibuga bimeze gute, narisuzumaga kandi byagenze neza, mbona feedback nziza zo kuri iyo stage. Ahubwo isomo wenda nigira kuri Riderman mu bihe twakoranyemo nyuma ya kiriya gihe, ntangiye nyine kumufasha. Isomo ni amasomo menshi kubihuriza mu kintu kimwe biragoye, ariko no gukunda akazi nkora kandi nkagaha agaciro. Byiza cyane. Riderman umufata ute mu baraperi bo mu Rwanda? Riderman ni legend, wabyanga wabyemera, ni umurejande. Kandi ntabwo ari mu magambo gusa no mu bikorwa, murabizi namwe. Riderman rero navuga ko ari legend nyine. Hari abantu bajya bakunda kuvuga ngo usa nka Babri the Bible Killer, Big Bira, numuzi? Ndamuzi umusaza, naramwemeraga. Abantu benshi bavuga ko muzi mupaniki. Sha ntacyo pe, nta nubwo tunaziranye gutya live. Commentaire batubwira bakurebe uko umeze nawe kwa bavuga ko ari cyo mushaka kumufana ko muzi. Umusaza hari nabona iki kiganiro ndamusuje, ariko ntago tuziranye kuko namufanaga ndi umupeti. Nagiye kugera muri iyi game atakiri mu Rwanda, ngewe nza no gukora umuziki mvuye ku Nyundo, ariko nakundaga ibikorwa gukora, ndamwubaha kabisa. Aho kuki hari ikintu ujya nibaza, kuki abaraperi mu Rwanda muri abaraperi beza mukazamura impano zanyu mwageraho mugezeho, mugiye gushimisha abafana banyu mukabarirwa irengero, ibi biterwa n'iki? Ngewe urwo rwego sindarugeraho, wenda nindugeraho nazagusubiza icyo kibazo. Ariko nkeka ko buriya buri muntu agira ibisitaza mu buzima. Sinzi niba ari abaraperi gusa, mbese nta baririmbyi bari bameze neza batagikora nk'uko bakoraga, ahubwo sinzi impamvu bishyira ku baraperi. Ariko music yacu nyine iracyafite ikibazo muri rusange. Hari urwego tubasha kwirwanaho, hari naho tuba dukeneye izindi mbaraga. Izo mbaraga rero zishobora kuba ziri mu mafederasiyo atandukanye, zikaba zitarajya mu muziki rero. So ntago mbibara ku ruhande rw'umuhanzi, kuko uriya muhanzi kugira ngo umenye album ye ya mbere ya kangahe aba yaragerageje gukora. Ntago njya mbabreminga, ahubwo twazashakira igisubizo ahandi hantu hatari ku muhanzi, uburyo noneho yabona nk'inkunga, uburyo rwa rwego abagezeho yakomeza gusunika. Ariko hari abo tujya tubona, ariko wowe mu buryo ngira nkurikirana n'uburyo nkumva ntabwo nyambi kumvamo, usanga abaraperi benshi bakoresha ibiyobyabwenge. Urabizi benshi bavuye mu bigo byo kubagorora. Twarabyumvise cyane ko na Bushari mu gihe yaravuye muri gereza nkuru ya Nyarugenge wongeye kumufata none akoresha ibiyobyabwenge. Ni umuraperi n'abantu igihe urabizi bavuye
mu bigo byo kugororwamo, kuki usanga cyane umuraperi agaruka mu gukoresha ibiyobyabwenge? ntabwo mbizi ibyo bintu, naba ngiye gutekerereza umuntu mwazegera nk'abo bantu, kuko buriya n'ikitangazamakuru riberaho akaba ari akazi kanjye, ikintu mba ndeba ni kariyeri yanjye. Ibyo bintu rero ntabwo nzi impamvu, kuko nese hari abaraperi bakora neza utarumvaho n'ibyo bintu cyane. none njye ntabwo njya nshaka kureba umuntu rero uri mu bibazo ngo nyine mwinjirire. Isi mwana ntabwo isakaye, nawe turi kwicaye ushobora kubona imvura iguye tukanyagirwa. So rero uriya muntu ntabwo njya nshaka kureba ngo njye kumwinjirira cyane menye uko bimeze, ahubwo njye nirefera ku bantu ibintu byabo bimeze neza. Turimo turagenda wenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hari abaraperi nubaha cyane, Riderman waza uvuga ngo ni muri janderi cyane cyane, nawe nuko ukagaruka ku raperi nawe nemera Bulldogg. Nirihe shusho aguha, niye motivation aguha nk'umuraperi mugenzi wawe kandi nka garafurere mu muziki? Bulldogg ni umwana mwiza, umwana mwiza ukuyemo ko ari umuraperi mwiza. Bulldogg ni umunyabwenge, ntabwo gukora hip hop gusa ari we Bulldogg. Bulldogg ni umuntu mugari nyine, munini cyane, ni umuntu uzi kubana, ni umuntu nateye intambwe. Aranyumva nta yindi ndirimbo yanjye azi, ariko amakorabo n'abandi bahanzi benshi batandukanye njya ngenda mbona. Ni umuntu ufite umutima wo gufasha abahanzi bakizamuka muri style yose waba ukora, kandi adashyize imbere wenda amafaranga, kandi niyo yayagusaba wayamuha, kuko yarakoze ikiba gitumye ujya kumureba cyatuma guca n'amafaranga kandi ukayamuha, ariko ntabwo aricyo kintu agenderaho. Ni umuntu mwiza, ni indorerwamo nziza rero y'umuraperi ukizamuka, uburyo yakora kariyeri ye kandi ibintu bye bikazaramba. Hari umuntu wigeze usaba featuring akayikwima mu bahanzi bagafashe? Oya, ntabwo birabaho. Ahubwo abazimpaye bagiye bazimpa numva nk'igihe kitaragera, numva nkisuzugura, ariko nicyo bita impano y'Imana nyine. Babaga bumvise uburyo nk'ubuta bakanyorohereza, ahubwo bigatuma nanjye mbataka, ariko ntawe ndasaba korabonga y'inyuma. Ntawe mwiza mujyana amakimbirane umuhangane mu bijyanye na rap, ujya muri studio kuyimukorera tujya twumva bahora bahangana? Oya, ntabwo birabaho. Indirimbo yawe nshyashya ni iyi? Hamba muri roho. Dukubitira akavasi. Impamba yanjye ngenda nakuri roho, nubwo mbona izabo baziroha mu nda. Impamba yanjye ngenda nakuri roho, nubwo mbona izabo baziroha mu nda. Hamba muri roho, hamba muri roho, hamba muri roho, hamba muri roho. Yo, impamba yanjye ntayo uzi, gusa ushishoje neza sanga idasaba n'ikiguze, si ubwo ntabyo uzi. Impamba yanjye igereranwa na rijadepo, sheka umwuva mu rugo umubyeyi ijya gukomya ifu, ngo gusa mu maniga nta n'umwe ubuzi kofi y'undi mu gapanga gusohoka. Iniga ikabagurira yashyidamaga ko nigatangira kubacyurira, nyamara wamaze gupanga kejo uzabagurira. Nta kundi nabigenza jya uwo mufata nk'igifura, n'ubundi nkabagurira kuko mba nabipa ze gusisomo mbikuramo iryo niryo ngira impamba. Ngahamba muri roho nge ngakomeza urugendo. Impamba yanjye ngenda nakuri roho, nubwo mbona izabo baziroha mu nda. Impamba yanjye ngenda nakuri roho, nubwo mbona izabo baziroha mu nda. Ati impamba yanjye ngenda kuri roho, nubwo mbona izabo baziroha mu nda. Dusobanura indirimbo, ndumva arimo byinshi byitandukanye. Indirimbo wayanditse ugamije iki? Dusangiza muri rusange. Urakoze cyane. Indirimbo ni icyegeranyo nashyize muri beat. We nk'umunyamakuru ushobora kugira igitekerezo cyo gukora icyegeranyo, ukaba ufite soundtrack ariyo beat y'iyi ndirimbo yamba muri roho, then ugatanga igitekerezo cyawe uko ubyumva cyangwa ubutumwa runaka muri documentaire. Rero igitekerezo cyaje ndi mu gihe cya lockdown nyine, ubwo bari bamaze kwemeza ko abanyeshuri bagiye gusubira ku ishuri. Ntekereza uburyo abanyeshuri bagiye gusubira ku ishuri, ntekereza ibihe twabagamo turi ku ishuri. Hari igihe wadomokaga baba ufite agahushya cyangwa utanagafite, ariko ukaba ufite inshuti zawe musangira. Noneho wamara guhitamo ko muri busangire
hakaba ibintu bitagenda neza muri hanze y'ikigo, ariko noneho sindebe kuri iyo kote cyane nkavuga nti aho kugira ngo nshwane n'umuntu n'ubundi twasohokanye, aho kugira ngo dushwane wenda twanatorotse, nkashaka intsinzi ituma njyewe ibyo bintu bitajya hanze nkahamba muri roho. Iyo verse ya mbere mba mvuga nti impamba yanjye ntayuzi, gusa ushishoje neza usanga idasaba n'ikiguzi, se ubwo ntabyuzi. Impamba yanjye igereranwa na Reja de Poche, kumwuva mu rugo umubyeyi yagukomye ifungo. Gusa mu maniga nta n'umwe ubuzi kofi yundi mugapanga gusohoka, iniga ikabagurira. Yashyiramo agakoni gatangira kubacyurira, nyamara wamaze gupanga kejo nawe uzabagurira. Nje nta kundi nabigenza jye uwo mufata nk'igifura, n'ubundi nkabagurira kuko mba nabipanze. Gusa isomo mbikuramo iryo niryo ngira impamba, ngahamba muri roho nje ngakomeza urugendo. Iyo ni verse ya mbere. Verse ya kabiri rero, nk'ibi mukora ku mbuga nkoranyambaga twarabakurikiraga turi mu rugo, nkavuga nti aba bantu turebe aho isomo rigeze, bise hanze bimeze bite muri showbiz tukabireba. Iyo verse ya kabiri mbambwira abantu bari muri entertainment, mbambwira nti impamba yanjye ntabwo nzigera nyibwira Yago. Niwumviye indirimbo uzasubiza inyuma kenshi, uzasangamo ukuri kwinshi najonyetsemo. Iyi ngoma muzayimpere babaraho ku mbuga, kuko nabonye yaramaze kutugira ibimuga. Nitugitegereza showbiz za weekend, from Monday to Sunday badukoma updates. Reka mushimire yatumye showbiz yaguka. Hari abana yazanye muri iyi game tutabaza, arabatwikira none kuri ubu turabazi. Abangaga kudukina ubu nibo badufana, bamaze kubona ko amazi yarenze inkombe. Ni TheCat uvuze. Universe ya kabiri, kuko abo nibo bantu nakurikiraga. Tutarajya ku ya gatatu, ko ikibazo yemo Yago. Yago ni niga yanjye, ni niga yanjye. Oya, Yago ni niga yanjye, ko nje ntabwo nari kwata ku muntu numva ahubwo ntazajyayo, kuko gusa iyo muvuga neza mvuga ngo warakoze Yago ngo kuba twikira, ntabwo byari kuba birimo inkuru, kandi ndi bushimire na babaraho. Ikiza yagukore se Yago? Yes. Bijyanye no kuzamura impano za. Yego. Umuntu anavuye ahubwo kera cyane. Ndabibona kera cyane. Babaraho mu buntu ute? Nari nkiri kuri Yago. Yago ubwo iyo mvuga ngo Yago warakoze na babaraho nkavuga ngo warakoze bose, nari kuba byari kuba biraho, kandi ibintu abantu babashimira buri munsi. Ahubwo najonyetsemo akantu birana babwiye nyine. Ubani impamba yanjye ntabwo nzigera nyibwira Yago, kuko nari mbizi ko nisohora indirimbo ko byagenda kose tuzaganira. Ariko hari aho ntagomba kurengera nyine cyangwa kurenza, kuko ari ibintu ashobora kumbaza ntasubiye igisubizo, nawe adafite igisubizo cyo kuba yakemura icyo kintu. Nta gisubizo cyo kuba nakemura icyo kintu ari kumbwira, nawe nta gisubizo yampa. Ntabwo icyo kintu nkajyamba muri roho kugira ngo nkomeze urugendo. Babaraho rero, babaraho ni umuntu twakurikiraga turi mu rugo, imbuga nkoranyambaga tukamukurikira. Hari abana benshi yazanye muri iyi game nkuko nabivuze tutabazi, ariko abantu bakoresha social media ubu ngubu barabazi. Rero biba byiza ushimiye umuntu akiriho cyangwa akibibona akibyumva nyine. Wenda ntabwo yari yaramfashije, nta nubwo navuganaga nawe, ariko ibikorwa bye byangeragaho kandi byaramfashaga kumenya ngo movement y'ikibuga ndimo, kariyeri yanjye kimeze gutyo. Ariko abo bana ushatse kuvuga nawe ntago ari abana tuzi, nyine n'abana n'abahanzi nyine baje TheCat arabafasha baramenyekana. Abo bana tubwire nk'umwana umwe muri bo. Ntabwo njya mvuga abantu, tubwire indirimbo kuko nawe urabazi. Ubwo ku mbuga nkoranyambaga niba ubakurikira neza si ubazi wowe, nawe hitamo umuntu umwe yaba yarafashe uvuga ati cyakoze uyu musaza yatamukina niyari no kumenyekana. Nafatanya mbareba cyane cyane. Amena. Turashoje noneho gira ubutumwa ugenera abafana bawe, ugire n'ibyo bisabira, ndetse ugire na message batanga ijyanye n'iki gihe turimo. Urakoze cyane. Message natanga nuko abantu badushyigikira, abanzi bakizamuka, kuko nabari wenda bakuru bacu kugira ngo bagere kuri biriya nuko bashyigikiwe. Iyo asohora indirimbo ntirebwe cyangwa ntikundwe, byari kuba bigoye ku uyu munsi agikora. Nkanashimira noneho abantu bagerageza kudufasha bose. Nyuma ibindi se ni nk'ibyo byose kujya ku mbuga nkoranyambaga zanjye nkoresha. Instagram ni KARIGOMBE official, Facebook ni City True KARIGOMBE, Twitter ni City True KARIGOMBE, YouTube ni KARIGOMBE official City True,
n'izindi mbuga nkoranyambaga zose. Hanyuma icyo nababwira nuko nk'abantu bari hanze y'igihugu batari mu Rwanda, nagize amahirwe ya lockdown, nyine ndatekereza koko umuziki bawucuruza online bigakunda, mfata indirimbo zanjye enye nzishyiraho ubu kuri Deezer, Spotify, SoundCloud, Boomplay, hose platforms zose zibaho umuziki, Amazon, hose ushobora kujyamo ukandikamo KARIGOMBE muri music, hazamo indirimbo yitwa Udashoboka, akazamo indirimbo yitwa Sandra, akazamo umunyerezo ndi kumwe na Safi Madiba, akazamo na Hamba muri roho. Izo nizo nabaye nshizeyo. Hanyuma ubundi ibitaragenze neza mu mwaka ushize muhambe muri roho, ubundi uyu mwaka dufata ingamba nshya. Peace and love. Ati muhambe muri roho, amahoro n'amahirwe byose rugina bibifuriza. Turashoje, mwakoze mwe mwadukurikiye. KARIGOMBE, reka nkushimire, ariko nanone rap yawe irakene nk'amasegonda makeya cyane. Muri rap nkuko twayitangiye tuyisoreza. Kubita umunyerezo Maria zenguruka, kubita umunyerezo Maria zenguruka, ye baba nabuze amakuta yo kujya kumusura, nabuze amakuta yo kujya kumusura. Yo moranide nibyo kuba ntaramusura, sha sindamusura, tandukanye n'ibibyana biba bidukura, sha biradukura amavi y'umutima wanjye nyahoza kwitaka, iteka amasaba nyagasani ngo mpamakuta. Amamakuta ansunikira igikuta cy'ubukene gituma ntubonana n'ubaruta. Nubaruta abandi nibakureke kuko nigugukunda, ibyo bavuga by'imamatwe uzangaye gutinda, kuko umunsi nza kubona aho tuzimara gahinda. Wirinda abo bahinda bagutera nagahinda, gusa mporana intimba yo kuba ntarahagera, harimo nakagendo nko kuva hano ugera kukagera. Reka mfe kwitabaza Safi Madiba na Rider mbasabe rifuti ndebe ko naza kumusura. Reka mfe kwitabaza Safi Madiba na Rider mbasabe rifuti ndebe ko najya kumusura. Ciao mwese mudukurikiye, azasaba rifti Safi Madiba ndetse na Rider azajye kumusura. Ubwo ni umuhanzi KARIGOMBE yatubwiye byinshi byatandukanye. Nyamureka mumushyigikire, imbuga nkoranyambaga ze mwazumvishe, ibihangano bye mwabyumvishe. Dukeneye abaraperi nk'aba ngaba bafite message nzima, pana byane muhora mwumva bitarimo ibifitiye Abanyarwanda ndetse n'urubyiruko akamaro. Tumwifurize iterambere muri we no kugera heza hashimishije. n'umutako TV, subscribe, like, share ni comment yeni twisaka marajya. Imana y'u Rwanda ibane namwe.